Iyo w'irubavu witwa Fils rero arimo arabaza ibya ya nkuru y'umusabirizi, abaza ati uriya musabirizi byaje gusoza gute? Ni umusabirizi wiberaga ku muhanda ariko afite principe, afite amahame ngenderwaho, afite ibitekerezo njyabukire ariko akaba ari umusabirizi. Ntabwo ari ubwa mbere twaba tugiye kumva amateka y'umusabirizi kandi afite ibitekerezo njyabukire. Hari n'umufilozofe wigeze kwandika igitabo cyatumye abantu benshi bahinduka abakire, ariko we apfa ari umukene. Yaranabizi uko azapfa ari umukene, kuko muri icyo gitabo cye yaranditsemo ko avuga ati ngewe bitewe n'ibibazo nagiye mpura nabyo n'intambara nagiye mpangana nazo, ndabizi nzapfa ndi umukene, ariko kino gitabo ngiye gusiga ku isi gishobora kuzahindura benshi cyangwa kikazatuma benshi baba bakire. Ibitekerezo bye abisiga mu gitabo. Uyu nawe rero akaba afite principe, uno musabirizi turi kuvugaho. Uyu we yarasabirizaga bisanzwe yicara ku muhanda, ariko iyo wamuhaga nk'igiceri cy'ijana umugiriye nk'impuhwe yahitaga kugarurira, yahitaga avuga ngo nawe ufite ibibazo byinshi, nubwo wigomwe ukamfasha ushobora reka nkugarurira no 50, nubwo umpaye ijana reka nkugarurire zino senkani, ushobora kugura amazi cyangwa se ushobora kugura n'undi musabirizi mugenzi wanjye nawe ukamufasha. Noneho bamuhaga 500 akabagarurira, niyo muhaga igiceri cya veni yabaga afite ibiceri bivunje byinshi, yakoreshaga ibishoboka byose akakugarurira. Nta muntu n'umwe wigeze umuha amafaranga ngo abure kumugarurira. Noneho abantu benshi bamugiriye impuhwe bamwibazaho cyane, kugeza naho abantu benshi bajyaga bajyana nk'igiceri cy'10 ndetse n'igiceri cya veni, hanyuma bakamubwira ngo ngaho hitamo, akitoranyirizamo icy'10, kandi ari umuntu kuzuza ubwenge nyine, atari ubu burwayi bwo mu mutwe. Ariko ibyo bigatuma nyine abantu benshi bamugira amarangamutima, bakaza ari benshi bamwuzeho banakamera, baganaga ibiceri hasi, bakamubwira ngo natoranyemo byinshi, agatoranyamo igitoya cyane kurusha ibindi. Bamuha inote nyinshi, nimba ari inote za 5, za 2, z'igihumbi, agatoranyamo nk'aka 500 konyine, izindi zose akazihorera. Uyu musabirizi rero yaje guhururirwa n'abantu benshi. Ibyo ngibyo kubera abantu benshi yakurura amarangamutima, yakoze attract, akurura amarangamutima y'abantu benshi, bituma hinduka umuherwe. Byamutwaye igihe gito cyane nk'icyo umunye business ufite abasponsor, ufite abantu bamusapotinga, kandi akaba yaravukiye mu miryango idakennye. Nawe burya ngo bimutwara imyaka 5 kugira ngo abe yageze ku gasongero k'ubukire. Uyu nguyu nawe rero imyaka 5 yonyine yari yageze ku gasongero k'ubukire, abikesheje principe zo gusabiriza. Izo principe ni bya bindi byo mu mategeko ya Robert Greene yo kuvuga ugomba gukurura abantu, ugomba gukina n'amarangamutima y'abantu. Robert Greene ibi arabivuga ko ugomba gukina n'amarangamutima y'abantu, abantu nyine ukigira utari we, ukigira utari we. Ni ukuvuga abantu bo bashaka kwigira nk'ikigoryi, ariko ufite target, ukigira nk'injiji ariko ufite target, ugomba gutagetingaho. Uyu nawe yararigije nk'injiji, bituma yattractinga abantu, akina n'amarangamutima y'abantu, bimugira umuherwe. Uyu musabirizi byaje kurangira ari umuherwe. Ubu muri bamwe muri babandi bamufashaga, nawe afite kompanyi bafasha mu buryo buhoraho. Ushobora kuba waramufashije umunsi umwe gusa, ariko akaba afite kompanyi yagufasha mu buryo buhoraho, bitewe n'uko yari afite ibitekerezo njyabukire. Yari afite zahabu mu bwonko ariko atayifite mu mufuka, ashyiraho inzira zatuma we uzifite mu mufuka uzimushyira, kandi akantu gato yajya ugatinya gahoraho kandi kahururirwa n'abantu benshi. Urako na MT ugura na mitiyu y'ijana, MTN gakataho dukiya ku bintu uvuga, ugasanga ni kompanyi ikomeye cyane ku isi, kubera udufaranga dukiya bagukata cyane. Uyu rero tukivuga ku musabirizi, hari abantu none bagize business plan yo gusaba bakabigira umuco. Nk'ubu ngo mu Rwanda hari bintu championa y'amagare bya UCI. Bino bya UCI rero nubona nk'umuzungu akurira iruhande gutya bari kugenda banyagira mu mujyi wa Kigali, wirinde guhita umusaba wirinde guhita umusaba, kubera yuko bano bazungu nabo baraje mu biraka, barabwahembwa udufaranga ni menshi wabo, ariko kuri bo bari make, ko bari bwishyiremo amahoteli n'ibizindi consumption za buri munsi. Nawe kuri ababona ari amafaranga make, aba yaraje mu kiraka
wirinde kumusabiriza rero. Nimuhura aho gushaka kubona arimo aranywa nk'amazi, ushaka kubona arimo aranywa nk'inyange rwose, nawe ukigomwa agahombo ukahita umubwira ati mbonye uri kunywa amazi nkuguriye n'andi, kandi ukanamushimira kugira ngo musabe ahubwo ukamufasha. Izo nazo ni principe, ni za principe nazo za Robert Greene avuga ngo ugomba kubaho nk'umukene, ukambara nk'umukene, ariko nuhura n'umukire fagitire azakoresha uzarwanire kuyishyura. Ibyo bizamura imbaraga zawe. Ni 48 laws of power. Ni ibintu bikugira umugabo nyamugabo, ukagira imbaraga. Icyo gihe wenda iyo wishyuye, iyo wari uri kumwe n'umukire abakurenze, ariko umwishyuriye fagitire, ni ukuvuga hari imbaraga zitazizamuka kuri weho, ku buryo n'ikindi gihe yagukenera akagukoringa, akaba nyine ukaba noneho ukagirana relation n'umukire. Iyo relation n'umukire ishobora kukwattractinga nawe ukagira ibitekerezo njyabukire. Urwanira kwishyura fagitire z'abakire, ushobora kurwana no kwishyura fagitire y'umuzungu muri UCI, ukamugurira amazi rwose fagitire ukayimwishyurira. Biramutse bikunze, ariko ntago mbabwiye ngo mujye kubashakisha mu bagurira amazi. Ni ukuvuga muramutse mugize nka meeting muhureramo, ushaka ibyo bintu kubikora bizamura power kuri wewe, hanyuma we bikamanura power ziwe. Ukuvuga power ze ziri decreasing, we zawe zikincreasing. Na wa mama, no mama witwa Muganga Chantal yari yarareze, wahoze ari minister w'ibikorwa remezo, ngo ibintu by'inkundo nyine ngo amubeshye inkundo ngo ntiyamushaka. Byarangiye atsinzwe urubanza, ahubwo bamusaba kwishyura miliyoni. Ibyo rero byo kuvuga wenda ngo urashakira indonke mu gushora imanza, yego hari umunyamerika wigeze gushora ibirego byinshi kurusha abandi bose ku isi, bimuhindura umuherwe. Ikintu cyose yabonaga yagishoramo urubanza, yagishoragamo urubanza, kandi akasaba indishyi z'akababaro. N'uyu mugore nawe Dr. Muganga Chantal nawe yaregaga uramu wahoze ari minister kugira ngo azamuha indishyi z'akababaro, ngo yaramwanze, ngo uruhu rurahinduka, umutima ngo ibiki n'ibintu byinshi. Nyine abakurikirana amakuru mukurikire muraza kubibona, birahari mu bitangazamakuru byinshi mu Rwanda. Hanyuma uyu mugabo w'umunyamerika ariko we yahereye kuri sheri we, fiancé we, kwa kuno ufite umushe, abamujyanye mu nkiko. Nk'ibi ngibi nyine bya Dr. Muganga Chantal, ati yankunze nabi iki, ndamuhamagara namfate ambabariza umutima, amusaba indishyi z'akababaro. Aramutsinda, birangira azitsindiye. Abona harimo akantu, ahita ajyana nyina mu rukiko, avuga ati wandeze nabi mama, reba udufoto twanjye ninyayeho, watindaga kunkuramo ibyayi. Nabamwaka indishyi z'akababaro, akavuga ati mama mumufunge cyangwa indishyi z'akababaro. Abona biramuhiriye, ajyana perezida w'igihugu cya Amerika, nawe yahise amujyana mu rukiko, aramuburanya, aramutsinda. Ajyana umuryango wa Bibiliya, abanditse nkuru ya Adamu na Eva muri Bibiliya yera, nababajyana aravuga ati izi nkuru zayobeje abantu benshi kandi ntago ari izanyazo. Nababajyana arariga umuryango wa Bibiliya nawe arawutsinda, bamuhinda indishyi z'akababaro. Ajyana Adolf Hitler, urabanza ukuntu ararenze, nawe amujyana mu rubanza. N'igitabo cyanditse cyitwa Mein Kampf nacyo kijyana mu rubanza. Byose abiboneramo indishyi z'akababaro. Abapolisi, kwa kuntu umupolisi aba ari ku muhanda akora akantu yamubonye, amujyana mu nkiko. Yajyaga no muri restaurant, wamuha nk'ibiryo birimo amavuta menshi, akahita kujyana mu nkiko. Restaurant akayijyana mu nkiko ngo iteka ibiryo birimo amavuta menshi, kandi abantu bose si barya amavuta. Byagize aho ngaho leta ya Amerika mufata icyemezo cy'uko atagomba kujya asohoka iwe mu rugo, kubera ko ikintu cyose yabonaga ahitaga gishora mu rubanza. Hanyuma akajya yihinduranya ariko agasohoka. Utekereze yuko byaje kurangira, sinakunda babwiye yuko abapolisi yarabajyanaga perezida akamutinyaga kumujyana mu nkiko rwose. Byaza kurangira ari we muntu ushoye ibirego byinshi ku isi, kandi ibi byinshi nyine akabitsinda, akabona indishyi z'akababaro. Bituma record b'abanyamakuru bamushyira muri cya gitabo cy'abacagahego cyitwa Record Award, bamushyiramo, baravuga ati wewe waciye agahego ku isi yose
ko gushora imanza nyinshi kurusha abandi bose ku isi, bamushyizemo n'abahita bajyana mu rukiko bavuga ngo mwamvuze mu bitangazamakuru byanyu mutabifitiye uburenganzira. Uyu nawe uyu nguyu ni umwe mu bantu nyine bashoye ibirego byinshi kandi akabitangiza ubona bidashinga bikarangira bivuyemo ibintu biremereye bimuhindura umuherwe. Nje natekerezaga yuko n'uyu Dr Muganga Chantal ariyo principe ashaka gukoresha hano mu Rwanda, ariko mu Rwanda ubwene bwasanga atari yarize kuburana neza nk'uyu mugabo w'umunyamerika. Nashaka izibindi bintu ashoramo rero turebe nacika intege. Agomba gusonga mbere. Narasohoka rero bano bajama bari gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa ikindi kintu cyose mwaba mukora mu gihe uriho muri benshi kinyuranyije n'amategeko, leta ikabihora ikibiyama ibashishikariza kukireka. Mumenye ko ubu ngubu leta irimo irakoresha drone, iri gukoresha drone igafata abantu cyane cyane bacukura amabuye y'agaciro, irimo iraza ikahita bakusanyiriza hamwe mwese ikabafata, bari bakoresheje drone. Polisi iri gukoresha drone. Iravuga ko kugeza uyu munsi yafasha abarenga 30 bacukuraga zahabu mu buryo butemewe n'amategeko. Rero be attention, ato drone tagukamata bro. Igomba gushakisha uburyo nyine wataka, ariko kataka ubizi neza ko hari ikoranabuhanga mu Rwanda. Nje ndi H-Tandabo PA, hano ni kuri Myavu TV. I love you.